ndabaramukije mbifuriza gukomeza kugubwa neza. Ngiye kubagezaho amwe mu mateka yaranze inzara ya Ruzagayura. Iyi nzara izwi na benshi, yaba mu mashuri barayize, ni inzara yabayeho hambere aha. Amateka y'inzara ya Ruzagayura yo mu 1943 kugeza 1944. Inzara ya Ruzagayura yatangiye ahagana mu Kwakira mu 1943. Yatewe n'amapfa yamaze imyaka ibiri. Ayo mapfa yatangiye muri Nzeri 1942. Yongera kubaho nyuma gato y'itumba ryo mu 1943. Ruzagayura yatewe kandi n'igabanyuka ry'ibiribwa byaturutse ku ndwara y'ibirayi bita mildew, ndetse no ku ndwara y'ibishyimbo bita Cauliflower, no ku ndwara y'ibijumba bita Lycoptonie. Nk'uko bigaragara, izo ndwara zibasiye ibiribwa by'ibanze by'Abanyarwanda b'icyo gihe, inzara irabica. Inzara ya Ruzagayura yongereweho ubukana n'intambara, ndetse n'uko icyo gihe Abanyarwanda bagombaga guha umusanzu leta koloni y'Ababiligi yari ihanganye n'ingabo za Adolf Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Abanyarwanda batangaga inka, ibishyimbo, amasaka, amashaza byo kugaburira abasirikare b'Abanyekongo ndetse n'abakozi bo mu birombe byo muri Kongo. Usibye ibiribwa n'amatungo, umusanzu w'Abanyarwanda muri iyo ntambara wari ugizwe n'imirimo y'agahato irimo guharura imihanda, kubumba amatafari, gutwara imizigo y'abakoloni, gukora mu birombe bya zahabu na koruta, guhinga ibireti byakoreshwaga mu gutunganya umuti wica udukoko. Inzara ya Ruzagayura yiswe amazina menshi bitewe n'ubukana yagiye igaragaza mu turere dutandukanye tw'u Rwanda. Mu majyepfo yiswe Ruzagayura, mu duce dutandukanye tw'uburasirazuba yiswe Rujukundi rwa Nyirarusenyi, rwa Kinyebuye cyangwa se rwa Kabetezi. Mu majyaruguru mu bice bya za Gisenyi na Ruhengeri yiswe Rudakangw'imishanana, rugaragaza abadakekwa na Nyirahuku. Hagati mu gihugu ndetse n'amajyaruguru y'Iburasirazuba mu bice bya Byumba, iyo nzara yari izwi nka Matemerane. Mu Burengerazuba muri teritwari ya Kibuye yiswe Gahoro. Iyo nzara yagize ubukana bwinshi mu majyaruguru, mu burasirazuba no mu majyepfo y'igihugu. Mu bice bya Cyangugu niho honyine hatigeze hahura n'iyo nzara ku mpamvu z'ikirere cyaho. Ikindi, iyo ntara yari yegeranye na Kongo Mbiligi ku buryo itari kugira ikibazo cyo kubura ibiribwa, ahubwo yakiraga abantu bavuye mu zindi ntara nka Astrida cyangwa se Gisenyi. Mu gihe cya Ruzagayura, uduce tw'imisozi ihanamye, uduce tw'ubutaka busharira, uduce turangwamo isuri nitwo twabaye cyane kurusha utundi. Muri utwo duce, kimwe n'abandi, abaturage barazahaye ku buryo benshi bamaraga iminsi 2 cyangwa se 3 batariye. Benshi inzara yarabicaga. Abaryaga wasangaga barya inguri, imizi y'insina, imizi y'ibiti, amareberebe, umutsima uvuye mu ifu y'abakarasi cyangwa se y'intembe y'insina. Iyo ndyo idasanzwe nta gushidikanya ko nayo yishe abantu benshi muri icyo gihe. Abafite agatege bashukaga bakajya gushaka aho bakura ibiribwa cyangwa se aho bagurana ibikoresho byabo n'ibiribwa. Benshi wasangaga barananutse nk'uko bigaragara ku mafoto y'icyo gihe. Babitaga ingarisi kubera uko babaga barashizemo. Izo ngarisi kimwe n'imirambo y'abitabye Imana biri mu bintu byaranze iyo nzara. Iyo mirambo yasangwaga hafi y'imihanda, mu mirima, mu mashyamba, ku nkengero z'inzuzi n'ahandi henshi.
Umuntu yakwibaza ati ese ni iki abayobozi b'abakoloni bakoze mu kuyirwanya? Ese ni iki umwami Mutara III Rudahigwa n'abatware bakoze mu kuyihashya? Ese ni iki abamisiyoneri bakoze mu kuyirwanya? Ese iyo nzara yagize izihe ngaruka ku Banyarwanda? Ibyo byose muzabimenya mu nkuru itaha. Ngaho murakarama, mugire amahoro y'Imana.